ni ikintu cy'ingenzi, niyo mpamvu nashatse ko aricyo kintu twigaho, kubera ko ukurikije uko ureba nyine wumva Moridekayi n'abayuda, umwami byageze igihe akafata impeta yo kongera guhindura itegeko yari yatanze. Niko uyu munsi wa none hari amategeko Satani yamaze gutanga cyangwa se ibindi bintu byamaze gushyirwaho, ariko bibasha guhinduka kubera ko habaye imbaraga zo gusenga. Tuvuze gusenga bwakwira bugacya, ntabwo twabasha kubirangiza. Mvuze gusenga kwa Daniyeli, Daniyeli amasengesho yafunga iminwa y'intare. Daniyeli ndibuka ubwo Daniyeli ahagaze ari umukiranutsi yubaha Uwiteka, ubwo bagenzi be bamugiriye ishyari kuko babonaga afite favor, afite igikundiro cy'Imana kuko yasengaga. Bibiri bivuga ngo Daniyeli yasengaga 3 ku munsi, yajyaga akingura amadirishya y'i Yerusalemu ngo agasenga yerekeje i Yerusalemu. Imibereho ya Daniyeli yari yubatswe n'amasengesho. Ariko reka twe kuvuga n'imibereho ya Daniyeli wenda tutaranakomeza no kuri Daniyeli, twibuke n'iya Yesu yari yubatswe n'amasengesho. Imibereho ya Eliya yari yubatswe n'amasengesho ya Eliya. Imibereho y'abakiranutsi yubatswe n'amasengesho. Uyu munsi imibereho yawe ikeneye kubakwa n'amasengesho, ukaba ari bwo buzima bwawe buri munsi ukwiriye kuba urimo. Impamvu Daniyeli nawe yafashe izo ntwaro zikomeye aziba iminwa y'intare. Ubwo Daniyeli bagenzi bamugambaniraga kubera ishyari bamufitiye, kubera igikundiro babonaga afite, ngo yari umuyobozi w'intara 12 z'i Babuloni. Ariko biravuga ngo abonye agezaho rukomeye, abonye akagambane bamugiriye n'undi bigomba kurangira bamwishe, yigira inama aravuga ngo ntabwo ubwo bampora ko nsenga ndi buhagarike, ahubwo aravuga ngo ndakingura amadirishya nongere nsenge birenze nuko nasengaga, nkomeze nsenge nerekeje i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane.